Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira uwa mbere mutagatifu mwiza. Munyemerere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye, amasomo adufasha gukomeza kurushaho gutekereza gucengerwa n'iyobera ryo gucungurwa kwacu. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho aravuze ati, dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye inyizihira. Namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Ngo kuko avuze Uhoraho Imana, we waremye ijuru akarirambika, akarambura isi n'ibiyiriho byose, iyiberaho akabiha guhumeka, agaha n'umwuka abayigendaho bose. Ni njye Uhoraho wakwihamagariye, nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho ni urugerero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Igihe abagiranabi bampagurukiye kugira ngo bandye mbona, abo banzi banjye bandwanya, nibo ahubwo badandabirana bakitura hasi. Kabone naho igitero cyose cyaza kigashinga ingando kinyibasiye, umutima wanjye nta bwoba wagira na busa, nawe intambara yarota nakomeza kwizera. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima w'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yezu agaruka i Betaniya, aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzimanira ibya nimugoroba. Marita niwe waherezaga, naho Lazaro ari mu basangiraga nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta y'umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yezu, ayahanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati, nk'uriya mubavu wajyaga kugura amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Nk'uriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugagiraga ko yari ababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura, n'ubundi niwe wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. Nuko Yezu aravuga ati, nimumwihorere, kuko uwo mubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko njye ntimuzamporana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi iza kumenya ko Yezu ari aho ngaho, nibwo baje, ariko batazanywe na Yezu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abaherezabitambo bajya inama yo kwicana Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye aragaruka ku bintu bitatu by'ingenzi dushaka gutekerezaho kuri uyu munsi wa mbere mutagatifu, umunsi utwinjiza mu gucengerwa n'amayobera matagatifu yo gucungurwa kwacu. Icya mbere ni uko Yezu ari ugaragaza ubutabera bw'Imana, yashyizweho n'Imana kugira ngo agaragaze ubutabera bwayo, impuhwe zayo ndetse no kwihanganira abantu. Icya kabiri ni ukwakira Yezu mu buzima bwacu. Icya gatatu ni ukureba buryo ki dushimishwa cyangwa se ntidushimishwe n'ibyiza abandi bakora bashimira Imana. Bakristo bavandimwe, isomo rya mbere ruratugaragariza ko Yezu ari we watowe n'Imana kugira ngo aze yimike ukuri kandi agaragaze ubutabera bwayo mu bantu. Yahawe byose na Se ndetse ayoborwa nawe kugira ngo nawe ayobore amahanga ku butabera, maze mu bwicishe bugufi, mu bwiyumanganye no mu bwiyoroshye yamamarize bose urukundo nyampuhwe rw'Imana. Ntawe azarenganya, ahubwo azaharanira ukuri. Nibyo koko Yezu ntawe arenganya, ahubwo Yezu aratwihanganira hahandi hose tuba tugenda miguru ntege, hahandi hose tutaba dutunganira Imana. Yezu araduhamagara kugira ngo dukize, atwambike imbaraga, tubashe gukorera Imana koko byuzuye. Ariko se ni kangahe tumwemerera ngo aduhindure? Ni kangahe tumwemerera ngo natwe tuyoboke inzira y'ubutabera? Ntacibwa intege n'ibyaha byacu, ntiyunubira kunangira umutima kwacu, ahubwo ahora iteka yifuza ko twamenya inzira nyakuri, twamenya urukundo Imana idukunda, bityo bikadutera kwisubiraho. Kuko Imana idufiteho imigambi myiza. Imana niyo iduha gukomera, ikadufata ikiganza kandi ikatwereka inzira tugomba kunyura. Ariko se ni kangahe twiyemerera tukayiyoboka, tuyemerera tukava mu nzira y'umwijima tukagendera mu nzira y'ukuri? Ni kangahe twemera ijambo ry'Imana kugira ngo rihumure amaso yacu, ari ay'umutima ndetse n'ay'umubiri, kugira ngo turusheho kumva ko twabohowe kandi turi abana b'Imana byuzuye. Mu Ivanjili Yezu Kristo aragaragaza uburyo ki abantu bamwakiriye bakwiye gushimishwa nuko yaziye kubakiza. Ahangaha turabona Mariya utanga umubavu w'agaciro kenshi kugira ngo agaragaze icyubahiro aha Yezu, kugira ngo agaragaze agaciro aha Yezu, kugira ngo agaragaze ko umutima we wifuza kumushimira. Ariko turabona Yuda utabyishimiye, ntiyishimiye ko Yezu yagirirwa neza, ntiyishimiye ko Yezu yagaragarizwa icyo cyubahiro ndetse n'agaciro afite mu maso yabo yagiriye neza. Natwe hari igihe dushobora kugira icyo gishuko cyo kumva ko abandi barengereye mu gukorera Imana, mu gukora ibishimisha. Nka Yuda, hari igihe tugaragaza ko dufitiye impuhwe abakene, ariko dushakashaka inyungu zacu bwite, dushakashaka amaronko mu byo abandi bakora. Yezu twakira mu buzima bwacu nk'uko Lazaro na bashiki be bamwakiriye, yifuza ko twamuzimanira. Ese ni iki dushaka kuzimanira Yesu? Icyo yifuza ni imitima ikeye kandi ikereye kumwakira, kumukunda ndetse no kumuhamya. Yezu Kristo yifuza ko yabana natwe, tukamwemera bitari iby'amatsiko gusa, ahubwo tukamwemera kuko ari we shingiro ry'ubuzima bwacu. Tukamwemera kuko iyo ari mu buzima bwacu ibintu byose bigira ubusobanuro, ubuzima bwacu bukagira icyerekezo. Tumwemere, tumukunde kandi tumukomereho kuko ari we waje kutwereka inzira y'ukuri,
inzira ituvana mu mwijima n'icuraburindi ry'icyaha, maze akatugeza kuri Data, tukabaho turi abantu babereyeho gukunda Imana, kuyisingiza no kuyikorera. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire yo kumwiringira, tumukomereho kandi duhe intwari mu buzima bwacu bwa buri munsi, twiringire Uhoraho kuko ari we wenyine ushobora kudukiza. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.